Ikaze kuri Hospitality TV ya channel yanyu ibigisha guteka kinyamwuga. Uyu munsi tugiye guteka brown beef stock. Urafata amagufu ya trimming uyavaneho ibinure. Uvaneho ibinure neza kugira ngo tuze kuba dufite amagufa trimminze neza adafite ibinure, kuko amagufa afite ibinure atuma stock iba greasy. Kandi stock iri greasy ntabwo ibikiri stock iri karite. Ndakwigisha gukora stock iri karite. Amagufa yawe abaye trimminze neza, hanyuma numara kuyatriminga uyashyire mu ifuru. Nurangiza ufate seleri nazo uzi katemo uduslice tumeze gutya, tw'udusitemu nitwo dukeneye. Nurangiza ufate igitunguru cya puwaro cyangwa se leeks, nacyo gikatemo uduslice cyangwa se ugikate gutya bituma ureba niba hari imyanda yasigayemo kugira ngo usubire kubyoza niba hari imyanda uri kubona. Hanyuma nurangiza ugikatemo nacyo utumayapuwa, nurangiza nacyo ugishyire ku ruhande. Numara gukata puwaro isize ku ruhande, turakomeza dukata karoti. Urafata karoti yawe uyitriminge neza, nurangiza uyikatemo mayapuwa. Mayapuwa nugufata kuriya ihagaritse, ukakatamo utuntu tune, warangiza ugakoramo utuntu tumeze nk'utugeri. Ugacamo duce tumeze kuriya, nibyo bita mayapuwa. Hanyuma warangiza na karoti nazo ukazishyira ku ruhande, ukazishyira mu kantu kateganyijwe, ugakomeza ukata n'igitunguru. Urafata igitunguru cyawe, numara gufata igitunguru gikatemo uduce tunini, nibyo bita large pieces cyangwa se mayapu. Numara gufata igitunguru cy'umutuku wagikasemo mayapuwa, nacyo ugishyire ku ruhande. Ugishyire mu kantu wateganyije kugishyiramo. Urabona ko ibi byose iyo bihuriye hamwe biraza kuduha stock ifite flavor, ifite impumuro nziza, ifite uburyohe. Nurangiza ufate red wine nayo uyitegure uyishyire mu kantu. Iyi red wine turaza kuyikoresha. Ufate na sauce tomate uyitegure uyishyire ku ruhande. Numara kubishyira ku ruhande byose neza, ufate ya magufa wari warostinze uyavane mu ifuru, uyakuremo umusokoro. Ukuremo umusokoro, kuko uyu musokoro ugumyemo waza gutuma stock yacu iba greasy, ikaza ari ibinure. Kandi iyo stock ibaye ibinure ntabwo ibikiri stock iri karite. Hanyuma ufate isafuriya yawe, nurangiza gufata isafuriya ushyiremo amavuta, ushyiremo bya bitunguru bya puwaro cyangwa se leeks, ubikarange neza, wongeremo karoti. Numara kongeramo karoti ugaragure neza, wongeremo bya bitunguru bya onyo by'umutuku bikase mayapuwa nabyo. Komeza ugaragure, nurangiza wongeremo seleri. Seleri nazo zishyiremo, hanyuma numara kubishyiramo byose, urabona ko za mboga zose zamaze kugera mu isafuriya. Ugaragure kugeza bifashe irangi, kuko icyo turi guteka ni brown stock. Ari white stock ntago watuma bifata irangi, ariko kubera ko ari brown turabireka bibe brown. Nurangiza wongeremo wine. Ushyiremo wine nkeya kugira ngo idigreasing ibyamaze gufata hasi bisa nk'ibitangiye gushirira. Nurangiza ukomeze ugaragure. Ujye ugenda ushyiramo wine nkeya, nubona iya mbere ikamye ushyiremo indi. Ukomeza gutyo ugaragura. Ibi babyita ngo ni degreasing cyangwa se mu Kinyarwanda ubwo sinamenya ngo nabyita ngo iki. Ni nko kugira ngo ibyari bitangiye gushirira mu ndiba y'isafuriya ya liquide gufashe kubyomora, nibyo bita degreasing. Ukomeze uteka ushyiramo sauce tomate. Hano urashyiramo sauce tomate. Sauce tomate nayo uyikarange neza ishye. Nimara gushya urashyiramo wine wasigaranye. Hari red wine ugomba gusigarana kugira ngo
ize kudigirisinga iyi sosi tomate, uyishyiremo nayo idigirisinge sosi tomate, nurangiza ukomeze ugaragure. Ukomeze ugaragure neza. Ya magufa yacu nayo amaze gutungana. Nyuma yo kuyakuramo umusokoro urongera ukayajyana mu ifuru agakomeza akaba brown. Hanyuma uyavane mu ifuru, uyazane uyashyire muri za mboga na sosi tomati na red wine. Ugaraguremo amagufa nayo afate sosi tomati. Uyagaragure neza afate ikirungo. Aya magufa afate ikirungo, arekure impumuro, arekure flavor, kugira ngo nuza gushyiramo amazi bize kuba bimeze neza cyane. Urabona hano amagufa amaze gufata ikirungo, urashyiramo bouquet garni. Abatazi bigize bouquet garni hari video yayo. Nurangiza gushyiramo bouquet garni usukemo amazi makeya, wongere ugaragure gatoya, uvumbure ibyagiye bifata mu ndiba no ku mpande. Numara kuvumbura ibyagiye bifata mu ndiba no ku mpande, usukemo noneho amazi yose wateganyije gushyira muri iyi stock. Hanyuma numara gushyiramo amazi ureke bibire. Ahangaha urabona bigiye kubira. Dutegereje ko bibira kugira ngo hano birabize. Urahita ugabanya umuriro usimaringe. Hanyuma nurangiza ugende ukora ibyo bita skimming. Skimming ni kuriya ufata rushe itobaguye ukagenda ukuraho ibinure biri kujya biza hejuru. Hanyuma ureke stock iridiyusinge gutya. Ubungubu imaze nk'amasaha 3 iri gusimaringa, niyo mpamvu ubona amazi yagabanyutse, stock yabaye nk'ifataho gake, ifite consistency nziza. Urabona ko hano igisigaye ni ugufata barafu cyangwa se ice ukazishyira mu kintu. Wamara kuzishyira mu kintu ugafata amazi ugasuka muri barafu. Wamara gusukamo amazi ugafata ikintu ugiye kuyungururiramo iriya stock ukagitereka muri barafu. Hanyuma wamara kugitereka muri barafu ugashaka ibyo bita koranda. Turabanza tuyungurure dukoresheje koranda kugira ngo ivanemo ibintu binini, itandukanye imboga, amagufa na stock. Niturangiza tuyireke ihore kugeza kuri temperature ya degere Celsius 5. Kubera ko iteretse muri barafu mu minota mike irabigeze kuri degere Celsius 5. Ni ukubera iki stock tugomba guhita tuyihoza byihuse ukimara kuyiteka. Ni ukugira ngo itaza kumara umwanya muremure kuri room temperature ikaza kugira impumuro mbi. Uhita uyikuringa byihuse muri barafu kugeza igeze kuri temperature ya degere Celsius 5. Ubu uri kuyirinda ko yaza kuba sawa. Ikintu kiri sawa kiba gifite impumuro mbi kandi cyenda no gusharira. Ahangaha rero urabona yahoze, ifite ibinure hejuru. Ntago twayibika ifite biriya binure. Urafata akayunguruzo kari fine, ibyo bita fine strainer. Hanyuma ufate n'akantu keza urayibikamo muri firigo uyungurure noneho bwa kabiri. Iyi shuro ya kabiri ni ugutandukanya small particles na stock kugira ngo stock yacu ize kuba iri clear enough. Urabona ifite kureri nziza, iri brown. Hanyuma nurangiza uyipfundikire. Numara gupfundikira wandike label. Wandike label brown beef stock. Nurangiza ushyire kuri ya stock, ushyireho n'itariki iyo stock yakoreweho kugira ngo izajye idufasha gukora ibyo bita first in first out, ibyo bita FIFO. FIFO niyo dukurikiza turi kumanaginga stock cyangwa ibyo twagiye tubika.